turabasuhuje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Umwami wacu ashimwe cyane kandi ahabwa icyubahiro. Uyu ni wa mwanya mwiza rero kongera kuganira namwe. Turabakunda cyane kandi turabashimira ko mudukurikira muri mu byerekezo bitandukanye by'isi. Imana ibaha umugisha rwose. Ntitwabura gushimira abavandimwe bagerageza gukurikira ibiganiro byacu kandi abakoze subscribe nabo turabashimira rwose. Imana ibaha umugisha. Ariko twongere kubinginga abavandimwe mudutera inkunga kugira ngo ibintu birusheho kugenda neza cyane. Inkunga ni nyinshi mwadutera, ariko inkunga ya mbere mugerageze mukore subscribe. Aho muri hose nibura ugere ku kiganiro uhita ukora subscribe. Ubu duteye inkunga ikomeye cyane, dushimira abamaze kubikora, ariko n'abatarabikora turabinginze rwose mubikore. Ubu duteye inkunga ikomeye cyane yo koze kiriya kintu. Kandi mujye mutwandikira no muri comment, mutuvugishe, mutubwire ibyo guhindura, ibyo gushyiramo imbaraga. Ibyo birakwiriye rwose kandi biratunezeza mu by'ukuri. Muri uyu mwanya rero twifuje kuganira namwe, ariko kandi turi kumwe n'umutumirwa. Murimo muramubona kuri kamera. Reka tugusuhuze. Turagusuhuje. Amen. Reka rero tumwakire kugira ngo adusuhuze, atwibwire, narangiza ahita dusengera Imana atwinjiza mu kiganiro. Hanyuma namara gusenga turababwira ingingo twateguye kuganiraho. Murakoze. Murakoze kunyakira. Uko bisanzwe rero nitwa Jessica. Imana iduhane umugisha. Amen. Reka dusenge Imana nk'uko wabisabye, hanyuma dukomeze gahunda yacu y'iki kiganiro tugiye kuganira. Turagushimiye iteka Imana Nyiringabo, tugushimiye ko dukunda, tugushimiye ko twitayeho. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Amen. Muri uyu mwanya ni karibu umwuka wera ubane natwe, ntabari twe ahubwo izina ryawe ari ryo. Ukomeze udushyigikire cyane, ukomeze ubane natwe cyane. Tuboneho no kugushimira yuko ukomeje kutwitaho, udahwema, udasinzira kugira ngo tubeho. Ibiba bidushinyikiye byasamye ngo bitumire bikatubura, kuko uba utubereye maso. Kuko wavuze kuko uriho natwe tuzabaho. Izina ry'Uwiteka nirihabwe icyubahiro. Haleluya. Ndagushimiye rero kuko ukomeje rata kuduheka ku mugongo. Imana ishimwe. Ni karibu rero ubane natwe, ni mu izina rya Yesu urakoze mukiza. Amen. Imana iguha umugisha mukozi w'Imana. Twishimiye kubana nawe rero muri iki kiganiro. Murakoze cyane. Umeze neza n'amahoro? Meze neza nta kibazo. Imana y'itwiteka irakurinze. Irandinze nuko ubona ko nta kibazo. Tumeje kuba amahoro kubera Imana. Amen. Imana ishimwe cyane. Amen. Ni amashimwe akomeye cyane. Ni amashimwe akomeye buriya kubona umuntu ari muzima, ufite ubuzima. Ni ibyo gushimira Imana cyane, kuko hari benshi ubu bari mu gahe kagoye cyane kabaruhije. Kandi tuboneyeho n'umwanya wo kwihanganisha wowe uri mu bihe biruhije cyane, uri mu bihe by'umubabaro, wowe uri mu bihe by'akaga. Mwabapfushije mwihangane bavandimwe, mu isi niko bimera. Bari mu bihe bibagoye cyane biruhije umutima, mwihangane, mu isi niko bimera. Ariko kandi abanezerewe namwe muri mu byishimo, muri mu birori, munezerwe koko kandi mwishime. Ariko mwibuke ko umwami wacu Yesu Kristo ari bugufi. Turashaka kuganira rero ku bintu bimaze iminsi. Mu minsi yashize hari ibintu byavuzwe, kozi w'Imana. Hari ibintu byavuzwe bivugwa mu itorero rya ADEPR. Ari ryo nawe barizwamo. Ni ibintu byavuzwe ariko biza kuvugwa ari ibihuha, byari ibihuha byaturutse ahandi ariko bivugwa ku itorero. Bavugaga yuko ngo ADEPR yemereye abakristo b'itorero rya ADEPR, abagore n'abakobwa kujya bambara amapantaro ndetse ngo n'amakabutura. N'amakabutura ndakurahiye. Ibyo bintu warabyumvise? Barabyumvishije.
Okay. Ibyo bintu byaravuzwe cyane mu minsi yashize biravugwa, nyuma yaho twaje gusanga ari ibihuha, ariko n'ubundi ntitwamenya aho byerekeza, yenda bishobora no kuzaba mu gihe runaka. Ariko ndashaka kukubaza wowe, ukimara kumva iyi nkuru, ukimara kumva aya magambo, ukumva yuko itorero rya ADEPR ryakomoreye abantu kwambara amakabutura n'amapantaro, abagore bo muri ADEPR, ndetse harimo no gusuka, ndetse no kudefiriza birajyana. Ibyo bintu ubwo kwari ugusuka, ubundi ntibisanzwe byemewe muri ADEPR, kandi n'ubu ntabwo byemewe mu by'ukuri kuko byari ibihuha. Ndetse kwambara amapantaro ku bagore n'abakobwa no kwambara amakabutura, ibyo nabyo byari ibihuha kuko baje kuvuga yuko nta kuri bifite. Ariko uvuze ko wabyumvise, ukimara kubyumva nkawe nk'umukristo wo muri ADEPR, umuhanuzi w'Imana, ariko nimvuga umuhanuzi uyu munsi wa none n'ibyo kwitondera, kuko numvise nabonye abantu iby'ubuhanuzi barabyinjiyemo babihindura ukundi, ariko icyo mpamya ni uko utari umuhanuzi nk'abariya. Nk'umuntu umukozi w'Imana ufite impano z'Imana, wahamagariwe muri ADEPR, ukaba umazemo igihe kitari gitoya, mu by'ukuri ukimara kubyumva wabyakiriye ute, watekereje iki? Murakoze. Nkimara kumva iyo nkuru byarantunguye cyane, icyakora sinahita mbyemera kurusha ari ibintu bidasanzwe. Yego. Numvishije itorero rigushije ishyano, kuko ni ibintu ntigeze numva na gato kuva nakira agakiza, kuko nakiriye agakiza 2008 ndi umwana muto cyane nibwo nabatijwe. Icyo gihe mbatizwa rero nakomerejeho agakiza kugeza ubu ngubu. Yego. Rero uko bagendaga batwigisha, ntitwigeze twigishwa yuko abakobwa n'abagore bemerewe kuba bashyirwaho imisatsi, amaherena, kwisiga inzara, kwambara amapantaro n'ibyo byose ngo n'amakabutura. Byabaga ari kirazira mu itorero. Yego. Ubwo rero ibyo bintu narabyumvishije, ni ukuri numva ibintu biteye ubwoba, ni ibintu bidasanzwe. Numva nyine itorero rwose rigushije ishyano. Ubwo rero ni uko nguko nabyumvishije, ariko ngira ikibazo cyane muri ngewe, ndavuga nti nahamana. Yego. Uravuga uti naho Imana yitwa Uwiteka. Uravuga uti ibi bintu ko ntabimenyereye mu itorero bije bite kandi? Wahise uvuga uti ibi ni ibikwajina, uti kwajinara Yesu. Bose ese ntokesha kugira ni ibintu si ibintu, ni ibintu bidasanzwe. Yego. Okay. Nibyo, nk'umuntu w'umukristo umaze igihe kandi ufite indangagaciro, wamaze kwakira indangagaciro z'itorero rya ADEPR by'umwihariko, wumvise ishyano riguye. Kandi koko umuryango burya iyo ubaye aho ngaho ufite amabwiriza yawo, nyuma hakaza kugira ibihinduka, birumvikana umuntu wese aribaza. Umuntu wese yakwibaza bigenze bite. None ndashaka kukubaza rero, uyu munsi wa none bavuze yuko koko ari ibihuha, ariko uyu munsi wa none biramutse bibaye bigashyirwa mu bikorwa, uyu munsi noneho itorero ubwaryo rikabyemeza, ndetse rigahita rishyiraho itangazo rikavuga riti abagore bo muri ADEPR ndetse n'abakobwa, itorero rirababohoye, ribemereye kwambara amapantaro, bakambara amakabutura. Ariko aka kantu k'ikabutura ko rwose ntabwo ngakunze. Naba n'ibindi bakavuga bati bemerewe gushyiraho imisatsi bakadefiriza. Mu by'ukuri wowe nk'umuntu umaze igihe mu itorero wabyakira ute? Witeguye guhita urohamo ikabutura ukanigiriza? Nk'umubyeyi rwose nkajya nkubona tukajya tugendana wambaye ikabutura waroshyemo wanigirije. Ibyo bintu urabyiteguye? Ibyo bintu rero
biteye isoni pe. Ariko bije nta kintu wabihinduraho kubera impamvu ni iyi ngiyi. yego Njye mfite umuhamagaro wanjye, mfite uko Imana yampamagaye, yego n'undi nawe afite uko yahamagawe. Naho yanyuze simpazi yinjira mu itorero, yego sinamucira n'urubanza. Icyakora mu mutima nababara nk'umuntu twari dufatanije urugendo, ariko nanone sinamutindaho kuko sinamenya inzira yaciyemo yinjira mu itorero. Umuhamagaro we ntawe namenye. Ibyo byo kuvuga ngo nakambara ikabutura nakambara ipantaro, ibyo byo ntibiteze kubaho kubera ko ibyo ntigeze nkora mu myaka 15 21 n'ibiri. Ariho urugamba rwari rukaze cyane, banyingingira kubyambara, banyemera kunsukisha ku buntu nta kiguzi, nginginga igihe kinini cyane. Ariko muri uko kunyinginga jewe ncunga izamu ryanjye, ndinda agakiza kanjye, nkumva ko umuhamagaro wanjye ari uwo kutagira gute, kutambara amapantaro no gukora n'ibindi byose. Ubwo rero ibyo ntigeze nkora mbere ntabwo nabikora ubu ngubu ndi umubyeyi. Aho kureba iyo filime uri inyuma yanjye ndi imbere yawe nambaye ipantaro nk'umuntu ngenda nyonga ikibuno mu ipantaro naba n'ipantaro inora ikabutura yo yababa we mwakabyarana. Ikabutura yo rwose ni ibikwajene. Oya biteye isoni. Nge rero ntago ibyo bintu nabikora rwose. Uretse ipantaro no kuba nasuka cyangwa ngo nshyiraho amaherena, ntabwo ibyo ngibyo nabikora. Nkawe uti sinabikora bitewe n'uko nahamagawe, kandi uvuze neza uti buriya umuntu wese agira uko yahamagawe, kandi uvuze neza uti nta n'uwo nacira urubanza. Ibyo ni ukuri. Ndabona ufite naturere yawe, umusatsi wawe rwose wo muri ADPR mu barokore, ndabona ari sawa. Kuba uri muri ADPR umeze utyo, ufite umusatsi naturere, ntabwo ari itegeko, ntabwo bikora nk'itegeko ry'itorero kuba bagutegeka cyangwa se kuba baguhana, ntabwo bikoreshwa n'itegeko. Ahari yenda ngo wowe ntujya wumva ubishatse kumva nawe wahindura ukundi kuntu. Ntabwo birakubaho ngo wumve ushatse gusuka uhindure ushyireho undi musatsi, naturere yawe wumva ikunyuze? Kuba mfite naturere biranyuze cyane kandi kuva kera. Yego. Kubera ko iyo nza gushaka kwisukisha amafaranga ntabwo nari kuyabura yo kwisukisha. Ahubwo numva ariko nahamagawe muri jye, numva gutunga naturere binyuze umutima wanjye. Yego. Kuba natekereza gushyiraho ibyo bintu ntibirana no mu nzozi, sindanarota ngo numve mu nzozi biraje nasutse. Nanabirose nahita mfata amasengesho y'ibiri, bitewe n'umuhamagaro ndimo, bitewe n'icyo namenye kandi n'icyo natojwe kuva nagera mu itorero. Hari umubyeyi witwa Mama Lionel. Mama Lionel ni umuvugabutumwa muri ADPR. Ejo bundi nabonye barimo bavuga yuko yasohotse, yagiye mu rindi torero. Biramutse bikubayeho, ntekereza ko kuva mu itorero ujya mu rindi ntabwo ari icyaha, nta nubwo ari ikibazo. Ariko wowe biramutse bikubayeho uyu munsi ukajya mu rindi torero, ariko birashoboka we ko byakubaho? Birashoboka? Wumva byashoboka ko wahindura ukajya mu rindi torero? Ku giti cyanjye mba numva pe aho ndi haranyuze. Yego. Itorero ryanjye ni ry'umwuka. Mba numva rero biragoye, sinzi ko byaba. Aho ndi numva nyuzwe, naho ni itorero ry'umwuka rigenda rikuza umuntu gahoro gahoro, nubwo byagenda bihinduka, ariko mba numva ariho hantu ngenda nkurira mu buryo bw'umwuka mfashirizwa naho. Ubwo rero bibaye ngombwa nkaba nagenda, hagize icyatuma ngenda simbizi. Yego. Nkaba nagenda nkagera mu yandi matorero. Abizi ko mu yandi matorero ho
bashyiraho ibyo byose twahoze tuvuga n'ubundi ntabwo ngewe nagenda ngo mpindurwe nabo n'ubundi nakomeza nkaba uko nguko ubona ameze yego nta cyatuma mpinduka. Okay, nibyo ni byiza, birashoboka koko nk'uko bivuze ko wahindura, icyo cyo kirashoboka, icyo wemeye ko gishoboka, ariko none uravuze uti nagenda n'ubundi nkaba wa wundi, ntabwo naba ngiye guhinduka. Icyo ni cyiza rwose. Hanyuma ikindi kibazo nshaka kukubaza, iyo ubonye abo mu yandi matorero badefirije, ukabona abagore b'abapasitori badefirije, abandi bambaye amapantaro, ndetse bamwe bakiyambarira n'amakabutura barayambara, ujya ubabona abo bantu? Ndababona kenshi abambaye amapantaro, Okay. abakobwa nabo bambaye amakabutura. Yego. Ibyo bintu ntibigucumuza, ntuhita ucumura ukumva uraguye mu mutima ugahita ujinaraza aho kwa jinara yose biriya ni ibikwa jina. Oya, impamvu ni iyi, ntabwo nabacira urubanza kubera iyi mpamvu. Aya matorero asuka yambara amapantaro, amakabutura, bakisiga hano amatiro, iminwa hose bakihindura nyine, bo bafite amahame y'itorero ryabo, uko bagendera mu itorero ryabo, amahame yabo. Natwe nka ADEPR dufite amahame yacu nk'itorero ryacu uhereye ryatangiriye. Rero nta mpamvu yo kubacira urubanza ngo mbatindeho ngwe mu mutima. Ni umuhamagaro wabo, biterwa n'uko bo bashyizeho ayo mahame yabo n'uko bakwiriye kuyagendera. Nanjye mfite amahame yanjye n'itorero ryanjye, nta mpamvu yo kubacira urubanza rero, ahubwo ndeba ngewe umuhamagaro wanjye wo mu itorero ryanjye, uko itorero ryanjye ryanyigishije n'uko ryafashe nkagendera muri ibyo. Yego. Nibyo koko ntabwo umuntu akwiriye kubaho atekereza ku bandi cyane, ahubwo umuntu akwiriye kwitekerezaho kuruta ibindi byose. Umuntu akitekerezaho rwose. Nanjye nabyumvise numva koko ni ikibazo, kandi si jye jyenyine. Buriya uwo ni umwihariko w'itorero rya ADEPR nk'uko n'andi matorero afite umwihariko wayo. Uzi yuko umuntu wese muri ADEPR, cyane cyane nko mu minsi yashize, wabonaga umuntu wo muri ADEPR ugahita umwibwira rwose, bitewe n'imiterere, bitewe n'uko ameze, physical appearance. Biriya bintu byari byiza cyane, kandi ni byiza koko uretse n'itorero, ni byiza koko umuntu wese agira umwihariko we. Umuntu wese akagira umwihariko we, nibwo budasa. Biba ari byiza rwose, kandi byose bifatanyiriza hamwe kutuzanira ibyiza. Umuntu wese akaba afite ubudasa, afite umwihariko we, ariko nanone ujyana abantu mu ijuru. Nibyo rero, ni icyo kiganiro nagiraga ngo tuganire. Mu by'ukuri ni icyo nari nateguye ko twaganira, kandi utubwiye byinshi nk'umukristo umaze igihe kandi ukuze, ufite impano z'Imana. Turagushimiye cyane. Niki wasoza ubwira abantu muri rusange, ubwira abakristo muri rusange? Icyo nasoza mvuga, mu itorero ryacu ayo mahame tugenderaho cyangwa twatangiye tugenderaho kugeza ubu, inama nagira abakristo, ntibakwiriye guhindurwa n'ibihe, ahubwo bakwiriye guhindura igihe. Cyangwa bagahindura nyine ibihe. Ibyo byo gusuka n'ibindi ni ibintu tutigeze tubona, twumva cyangwa dukora nk'itorero ryacu. Uretse gusuka, nta mukristo w'umumama cyangwa umukobwa ukwiriye no gutangira ashyiramo ibintu by'ibituta mu mutwe. Iyo atangiye ibintu by'ibituta mu mutwe, hazamo n'ibiki byo gusuka. Iyo bamaze gusuka biba birangiye ubutaha
indangagaciro ya gikristo muri itorero ryacu. Inama rero nabagira nuko bakwiriye kugenda nk'uko bahamagawe. Nibyo. Noneho gira icyo ubwira abakristo muri rusange mu yandi matorero, mu itorero rya Kristo. Gira icyo ubwira umukristo uri mu rugendo, uri mu itorero rya Kristo. Muri rusange inama nagira abakristo muri rusange ni uko bakwiriye kurinda umuhamagaro wabo kandi bakawubamo neza, bagakorera Imana nta bindi bintu bagira gute babangikana nabyo. Bakaba abakristo nyabakristo mu byo bavuga, mu byo bakora, mu myambarire yabo, biriya by'imyambarire yabo tudakwiriye gucaho imanza. Ariko hari ahantu ntindaho nawe wumva haneho nk'akabazo kuba atakambara ikabutura ariko ugasanga yambaye icyo bita mini, ibibero byose n'intege biri hanze. Biriya ntibikwiriye nk'umuntu witwa ko ari umukristo cyane rwose. Umumama akwiriye kwiyambika akambara neza. Ni nako Bibiliya ivuga. Iravuga ngo ababyeyi rwose, abagore mwambare mwikwize, kwambara ukikwiza. Kandi si n'ihame, buriya biriya si n'ihame rya Bibiliya gusa, ahubwo no mu muco. Ni uko nyine abantu bagenda bandura imico y'ahandi, ariko by'umwihariko ijambo ry'Imana ritubwira, rishishikariza abantu kwambara bakikwiza. Nibyo. Ni muri ubwo buryo rero, iyo ubona nk'umuntu w'umubyeyi wambaye neza kwikuza rwose, ubona rwose ari umubyeyi wiyubashye, biba bihesheje Imana icyubahiro rwose. ariko ntuzabona umuntu w'umubyeyi ahetse umwana yambariyeho ipantaro cyangwa ikabutura, ubona bisa nabi cyane. Ntabwo bamubarira mu babyeyi, bamubarira mu bakobwa, nyine ubona bisa nabi. Ariko mu ndangagaciro ya gikristo no mu ndangagaciro ya kimuntu, umuntu akwiye kwiyubaha mu buryo bwose. Ubwo rero icyo navugaga, dukwiriye kuba abakristo muri byose. Yes, ni ibyo mu by'ukuri. Icyakora twashatse kuganira kuri iki kiganiro, ariko ntabwo dushingira ku itorero, runaka, cyane ko na channel yacu nta torero na rimwe ishingiyeho, ahubwo tugenda tuganira ku bintu bitandukanye nk'uko namwe mubizi. Kuko itorero ni byiza, naho umuntu abarizwa ni byiza gukurikiza amabwiriza yabo muri kumwe, ariko channel yacu ntabwo ishingiye ku itorero runaka. Abavandimwe, nanjye nicyo nasoza mbabwira. Ariko kandi tubashishikariza nanone gukomeza gukora subscribe mu biganiro byacu, muduha inyunganizi, mutubwira ibyo twahindura cyangwa se twakongeramo imbaraga. Turabibashimira rero. Imana ibaha umugisha cyane. Reka tugushimire mutumirwa wacu. Turagushimiye, Imana iguha umugisha. Wadusengera nanone rero kugira ngo dusoze ikiganiro cyacu. Turagushimiye Mana, wagize neza, uradufasha muri uyu mwanya, muri ibiganiro twaganiriye, ngusaba kugira ngo wongere ugere mu mitima y'abantu bitwa ko ari abakristo, ugarure umwuka wera mu mitima yabo kugira ngo bayoborwe n'umwuka wera. Kuko umuntu wayobowe n'umwuka wera ntayoba inzira, ntasa nk'abandi, amenya uko agenda, uko avuga, uko yambara, kuko yayobowe n'umwuka wera. Ndasaba rero kugira ngo imitima y'abantu bawe uyitindemo cyane, kugira ngo tuyoborwe n'umwuka wera, kuko umwuka wera ari uzatuzamura akazatugeza mu bwami. Urakoze Yesu, ngakomeza udushyigikire kandi ubane natwe twese, uduhane umugisha muri byose, mu izina rya Yesu. Urakoze Yesu. Amen.